Francis Christian Mbaya, ndakwibutsa neza yuko ku munsi wo kuwa mbere ubwo bamuzanaga mu Nzove baje kumupresenta mu bakinnyi ndetse no kugira ngo atangire akazi, yivugiye amagambo agira ati twari igikombe kimwe canke bibiri muri uyu mwaka. Uravuze ngo Sport ni equipe yamifise ambition yo gutwara igikombe ku mwaka naho equipe yoba ukwimeze kose ariko ambition bihari nkuko nanje nk'ubutoza nanje nshaka kugeraho ngeze nshafise ambition niniya nanje namashaka kugira iyo avantage namashaka gukora muri situation nziza zazishobora kugupermeta gutwara igikombe. kandi wasanga mu bantu bose bagusuye nta muntu n'umwe urakubwira yuko ufite saro nziza, ufite intebe nziza cyangwa se ufite akabati keza. Ikosa ni rimwe nuko waguriye ibikoresho ahantu hatari ahanyaho ndetse waguze ibikoresho bidafite ubuziranenge. Ndakubwira ko intebe nziza, utubati twiza, garderobe, ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho byose bikozwe mu biti, ahantu heza ho kubigura ari hamwe honyine. Ndakubwira neza yuko igiciro kidakwiye kuba impamvu, kubera yuko ibiciro ahangaha twabikubise ishoka. Hamagara 0783 ubundi utubaze detaye 0783 ubundi uzinanirwe. Yes, ibihe byiza kuri wowe mukunzi wa Sport Drive Official. Chano yanyu ni chano yanjye, ni chano y'abanyarwanda, ni chano y'abadiaspora, ni chano y'abarundi, kaba chano y'abakongomani, abo muri East Africa, abo muri Africa, baba ku mugabane w'Iburayi, ababa muri Aziya, muri Australia, mu bihugu bigiye bitandukanye nyine ku isi hose, ubwo tutibagiye nyine n'ababa muri Amerika mu buryo bugiye butandukanye. Ngiye gusuhuza cyane, nitwa Pasi Govinda Official, nanjye nyine usanzwe ubana namwe mu makuru agenda anyura kuri iyi channel. Ndagusuhuza cyane rero, nkomeze no kugenda nkwifuriza kugenda ugira ibihe byiza aho uherereye hagiye hatandukanye. Tuvuye mu Nzove kuri uyu wa gatatu, tuvuye gukurikirana imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Ni imyitozo navuga itaraba myinshi cyane y'umutoza Haringingo Francis Christian, bakunda kwita Mbaya, nyine umutoza mushyashya w'ikipe ya Rayon Sport, ndetse ubwo ari kumwe na staff technique ye irimo umutoza Dusange Sasha, akaba niwe mutoza nyine umwungirije mu buryo buri direct kuko niwe mutoza wungirije wa mbere, ndetse na Romami Marcel nk'umutoza nyine wa kabiri. Ubwo hakaba babakabe nyine babatoza babazamu ba fitness coach Mwambari Serge nyine, ndetse n'abandi bagiye batandukanye nyine basanzwe bakora mu nshingano zigiye zinyuranye z'ikipe ya Rayon Sport. Mu byo tukuye mu Nzove rero nibyo nje ngo tuganireho gatoya, ndetse tunakuye amakuru akomeye cyane yuko ikipe nyine itigeze yohereza abakinnyi benshi mu mikino y'ibihugu, kuko yaba nka Rayon Sport ugiye kureba abakinnyi wohereje mu makipe y'ibihugu yabo ni Asmani Ndikumana woherejwe mu ikipe y'igihugu y'u Burundi, ni umuvandimwe witwa Umukiza Obedi werekeje mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ubwo tutibagiye nyine na Kwizera Olivier Kishweka nawe werekeje mu Mavubi. Kuri uyu wa kabiri rero ubwo twari twagarutse ku nyine ku bakinnyi tutari twabonye, Bigirimana Bedi ndetse n'abagenzi be, tuvuga tuti nyine Yannick Bangara sekwe adahari, umutoza nyine adusobanurira. Kuri uyu wa gatatu rero twari tugiye kureba niba bamwe mu bakinnyi bavuye mu ikipe y'igihugu bongeye kugaruka, cyangwa se n'abandi tureba uburyo umwuka umeze muri rusange. Icyo twabonye rero, ibyo twabonye n'ibyo nje ngo tuganire cyane. Ikipe ya Rayon Sport, ikintu cya mbere amakuru naguha ya mbere nuko bari bagaruye bamwe mu basore bari baragiye mu makipe yabo y'ibihugu. Umukiza Obedi, Kwizera Olivier Gishweka
bari bongeye kugaruka nyuma y'uko nyine batwaye umudari wa FIFA Series mu mikino yo mu itsinda A ryaberaga muri Stade Amahoro, ryari ririmo u Rwanda, igihugu cya Grenada, igihugu cya Kenya ndetse n'igihugu cya Estonia. Urabizi ko nyine u Rwanda rwabaye urwa mbere runatwara igikombe, nyine batsinze hafi imikino yose. Ikindi nakubwira rero, uyu munsi bongeye gukora imyitozo hadahari Abedi ntabwo ahari. Iyo uganiriye na bamwe mu batoza cyangwa mu ba staff runaka b'ikipe ya Rayon Sport, bakubwira yuko Bigirimana Abedi rwose ngo avuga ko ngo yongeye kubabara. Ibyo ngibyo ntabwo turabibona nyine confirmation ifatika ya nyayo yuko koko Abedi yongeye kubabara ngo tumenye uko bimeze, ariko icyo nakubwira nuko atakoze nawe uyu munsi. Undi muntu Emery Bayisenge ni umwe mu bakinnyi bari bamaze igihe badakoreshwa nk'uko mubona kuri screen, nyuma yo kugira ikibazo cy'imvune ku mukino bakiragamo n'ikipe ya Polisi. Emery Bayisenge yari yongeye kugaruka ndetse ari gukorera ku ruhande kugira ngo akorere recovery rwose yongera abe yagaruka mu kibuga hakiri kare cyane. Abatoza b'abazamu uyu munsi Bakame yakoresheje Drissa Kuyate, akoresha Mugisha Yves, akoresha umuvandimwe witwa Patrick, mu gihe Kwizera Olivier nyine nawe agifite umunaniro nyine ukomoka mu ikipe y'igihugu, cyane ko imikino yombi yanayikinnye. Abandi bakinnyi navuga bahari cyane barangajwe imbere n'umuvandimwe witwa Yves Habimana waturutse mu ikipe ya Rutsiro, umwe mu bakinnyi bari batangiye gufatisha. Muribuka ko muri match ya ya City Boys yatsinzemo ibitego navuga 4 ngo batsindaga 9-0. Ni umwe mu bakinnyi nabo batangiye kongera kugaruka nyuma yuko yagiye ahura n'ibibazo by'imvune rimwe na rimwe nyine byatumaga atongera kuba tayari cyane, ariko Yves yongeye kugaruka. Abakinnyi barimo ba Fiston Kao Pizarro Kitoko arahari cyane, abavandimwe ba Joachim Vinyinu, Aziz Basane, ba Rushema Chris, ba Jesus Paul Sindi, Umukiza Obedi yongeye gukora uyu munsi, ba Ganijuru, abavandimwe barimo umuvandimwe witwa Ben Aziz Dao arahari cyane. Ubwo ni nako uyu munsi muri iri joro ryo kuri uyu wa gatatu aribwo bari buze kuba bakira umuvandimwe witwa Asumani Ndikumana. Urabizi ko Uburundi bwakinnye ku munsi wo kuwa mbere, we yari ataragaruka. Ayandi makuru naguha nuko umuvandimwe witwa Mugisha Didier Taichi yongeye kugaruka mu kibuga nyuma yuko nawe yari yakoze hafi icyumweru cyose mu cyumweru turangije ari gukorera ku ruhande, ari kurwana na recovery kugira ngo yongere amere neza, ariko nawe birasa naho rwose byarangiye. Yongeye kugaruka mu kibuga ari kurikora kuri baro. Abavandimwe bitwa ba Richard Ndayishimiye arahari cyane nyuma yuko nawe ari umwe mu bavugwa yuko Rayon Sport yaba yaratangiye kumwegera kugira ngo abe yakongera amasezerano, nubwo bivuga yuko nyine ngo we amasezerano kuyasinya amashyashya atabikozwa cyane ko Rayon Sport itatumye abona ajya gukora deal ye yari yabonye. Ubwo nyine ni Rayon Sport ikomeje imyitozo cyane yitegura imikino y'igikombe cya shampiyona bwo n'ijuru ya 2026, aho iyi Rayon Sport izaba ikina n'ikipe ya Gicumbi FC kuri uyu wa gatandatu ku isaha 12:30 muri stade ya Kigali Pele Stadium. Ibiciro byamaze kugenda bijya hanze uburyo abantu babigura, abantu bagura amatike yabo nyine biroroshye cyane, byumvikane ko nyine abareyo aho bigeze nahanye. Uyu mutoza hari ingingo rero, kimwe mu bintu byaduteye ubwoba cyane. Bamwe mu banyamakuru bamubajije bati ese hari ingingo kuje muri Rayon Sport habura imikino itari myinshi cyane kugira ngo shampiyona irangire, ariko Rayon Sport ikaba igifite amahirwe ashoboka yuko yatwara igikombe. Wowe nk'umutoza intego zawe ufite nizihe? Hari ingingo mu gusubiza iki kibazo ati ndabizi neza ko Rayon Sport ku izina ryayo ni ikipe yama ishaka gutwara igikombe.
ni ikipe ishaka guhora ikompeta. Ati rero nanjye nk'umutoza nakwishimira yuko muri save yanjye hajyamo iyo titire yuko natwaye igikombe ahantu hariho hose. Abareyo bamwe bakavuga bati rero hari ingingo wahisemo, niba ari shampiyona, niba ari igikombe cy'amahoro, ugahitamo hamwe aho gutandaraza tukazabura byose. Ubwo namwe ndagira ngo mumbwire nyine muri komenti, ese wowe niba uri umureyo urumva gutumbera igikombe cya shampiyona ndetse n'icy'amahoro icyarimwe ari byo byiza kuruta uko yafokasinga kuri kimwe, akaba ari cyo bashyiramo imbaraga cyane aho kugira ngo bazabure byose? Nawe urambwira muri comment section aho ngaho tugende tuganira cyane. Ubwo rero ngibyo ibiri mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport uyu munsi. Bakoze hatari Asumani, ejo azaba yaje nawe akore nk'abandi. Ubwo muri weekend barakirana Gicumbi kuwa gatandatu. Nitwa Pasi Govinda, ndagushimiye cyane, ndagusaba gukanda subscribe kandi wasanga mu bantu bose bagusuye nta muntu n'umwe urakubwira yuko ufite saro nziza, ufite intebe nziza cyangwa se ufite akabati keza. Ikosa ni rimwe nuko waguriye ibikoresho ahantu hatari ahanyaho ndetse waguze ibikoresho bidafite ubuziranenge. Ndakubwira ko intebe nziza, utubati twiza, garderobe, ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho byose bikozwe mu biti, ahantu heza ho kubigura ari hamwe honyine. Ndakubwira neza yuko igiciro kidakwiye kuba impamvu, kubera yuko ibiciro ahangaha twabikubise ishoka. Hamagara 07836642 ubundi utubaze detaye. 07836642 ubundi uzinanirwe.